Mwiriwe mumeze neza murakomeye mukomeze kugubwa neza nk'uko bisanzwe rero kuri Aidarike TV tuganira ku ijambo ry'Imana tukaganira ku nkuru zubaka. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo gusaba neza kandi ibigufitiye umumaro. Turatangira dusenga. Mwami, mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe ukatugirira neza, icyubahiro kibi cyawe. Muri uyu mwanya rero turagushimiye kandi turaguhamagaye kugira ngo usubane natwe, ijambo rye tugiye kumva ritugire umumaro kandi uturinde mwami kugira ngo tugubwe neza. Imbabazi zawe n'urukundo bibe kuri twebwe, weze ubugingo bwacu kandi weze ubugingo bw'abazumvira ijambo bose, mu izina rya Yesu Kristo rizabagire umumaro, rigira aho ribavana n'aho ribageza. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, kuri iri jambo rero nashatse ko tuganira uyu munsi gusaba neza. Murabizi turasenga tugasaba Imana inshuro nyinshi, rwose nta muntu usenga ntasaba Imana. Usanga amasengesho yacu ya buri munsi yuzuyemo gusaba Imana, kandi ni nabyo buriya ntago wasenga Imana ngo uyishimire usabe imbabazi ariko ntuyisabe. Buriya Imana ni data wa twese mwiza, ni umubyeyi wacu mwiza. No mu buzima busanzwe nabwo turasaba, dusaba bagenzi bacu, dusaba ababyeyi bacu, turasaba, ariko rimwe na rimwe Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo musaba nabi ntimuhabwe kuko mudasaba ibyo mukeneye. Byose hari ibyo dukenera byinshi ariko rimwe na rimwe ugasanga bitadufitiye umumaro. Rero dukwiye kwiga gusaba neza. Hari ijambo nshaka ko, hari abantu babiri nshaka ko twigiraho. Uwa mbere ni umukobwa wa Herodiya wa muka Herode. Iyo usomye muri Matayo ibice 14 usoma ko hari ahantu Herode yari yagize umunsi mukuru. Herode yari umwami, noneho agira umunsi mukuru wa aniverisere yo kwibuka isabukuru ye. Ngo umukobwa w'umugore we w'umukobwa we wa Herodiya muka mwene se Filipo, nuko arabyina ngo ashimishe Herode. Herode yari umwami, arishima cyane, arangije aravuga ati njyewe uransaba icyo ushaka cyose. Dusomye muri Matayo ibice 14:6 nsaka ngo umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Kuvuga ngo ku munsi wo kwibuka ivuka rya Herode yari yagize aniveriseri, mwumva yari ari kwibuka isabukuru. Ntabwo batubwira imyaka yari yujuje, ariko cyangwa nuko wumva ko hari habaye ikirori. Noneho umukobwa wa Herodiya yarabyinnye cyane, abyinnye Herode aranezererwa biramurenga. Bati uyu mukobwa abyinnye neza, kandi koko murabizi hari abantu baba bazi kubyina pe. Rero yarabyinnye asusurutsa ikirori, ngo abari bari aho bose baranezerwa, umwami nawe biramurenga arishima, aravuga ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramubwira ati kabone naho yaba kimwe mu mugabane wanjye. Aramubwira ati nawe amaze icyo amusaba cyose, yaravuze ati nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Indwara ngo yavuze ati icyo nsaba cyose ndakiguha. Niko yabwiye uyu mukobwa wiwe, twavuga ko ari umukobwa we kuko yari yaracyuye mama we. Nuko arangije kubimubwira umukobwa yaranezererwa, nawe aravuga ati bansabye ikintu cyose nshaka, ariko ntabwo ugeze yitekerezaho ngo avuga ati ariko se ubu ndashaka iki. Oya, Herode we yamusabye, yumvaga ko ari umwana w'umukobwa nyine ashobora nko gusaba wenda ati igice kimwe nkiyobore, ashaka gusaba imodoka se, twabigeranye n'imodoka, ashobora gusaba wenda isambu, ashobora gusaba etaje, ariko ntago wa mukobwa we yigeze atekereza ibyo ngibyo. Ahubwo we yaragiye yinjira mu cyumba yihererana na mama we, aramubwira ati ariko mama nsaba iki, mbwira ko bambwiye ngo nsabe icyo nshaka cyose, ese nsaba iki? Arangije uyu mudamu yari yarafashe umugabo witwaga Yohana Umubatiza, murabizi yari umuhanuzi cyane waje abanziriza Yezu Kristo. Arangije aramubwira ati genda usabe igihanga cye. Kuba yari yaramufungishije ntabwo byari byaramunyuze, ahubwo we yaranavuze ati
kumufungisha ntibihagije, reka nongereho no guca igihanga ngakeba kimpe. Aragenda aramubwira ati ngenda ndashaka igihanga cya Yohana umubatiza kumbehe. Niko umukobwa yagiye abwira umwami. Ngo abantu bari bari mu kirori baravuze bati reka turebe icyo uriya mwana w'umukobwa araza asaba. Bo bari bazi ko nyine agiye gusaba wenda kuyobora igihugu, kuyobora agace runaka, kuko umwami yari yarahiye ati icyo uransaba cyose ndakiguha. Ariko umwana w'umukobwa we yaje nyina yamubwiye ati genda usabe igihanga cya Yohana umubatiza. Urumva igihanga cya Yohana umubatiza nta kundi cyari kuboneka uretse gufata Yohana umubatiza bakamuca umutwe, bagafata igihanga cye nyine umutwe we bakawushyira ku mbehe, umukobwa akawujyana akawushyira nde, akawushyira nyina wari uwumutumye. Kuri ibi bintu birababaje cyane. Uyu mwana w'umukobwa yasabye nabi, kandi ntekereza ko wenda nta kintu yari abuze, yego, ariko yasabye nabi. Uyu ni umuntu wasabye nabi. Ngewe iyi nkuru yarambabaje cyane, kumva umwana w'umukobwa aragwa n'umubyeyi we kwica. Urumva bishe umuntu noneho utariho urubanza, bamena amaraso atariho urubanza, kandi yohejwe na mama we. Ni ibintu bibabaje cyane bantu b'Imana, ariko umwami nawe byaramubabaje cyane kuko bari baramushyize muri gereza arengana, kandi ijambo ry'Imana hano riratubwira ko Herode nawe ubwe yatinyaga Yohana, akavuga ati uyu ni umuhanuzi. Yemeraga ko Yohana yari umuhanuzi, ariko abura uko abigenza kuko n'ubundi yari yararangije kuba inshoreke y'uyu mugore, yari inshuti ye, yari inshoreke ye. Kandi Yohana yahoraga babangamiye, numva yarababuzaga ati ibyo mukora ni ibyaha, ibyo mukora ntabwo amategeko abyemera, ibyo bintu ntabwo amategeko ya Isiraheli, ntabwo amategeko y'Imana abyemera, mubireke. Umwami we rero akumva, uriya mudamu we akumva abangamiwe, avuga ati uyu muntu uhora mbangamira, ngomba byanga bikunda kuzamwicisha. Ariko igihe rero kiza kuboneka, araprofita abona uburyo bwo kumwica. Uyu mwana w'umukobwa rero yarambabaje cyane kuko yahisemo nabi, yahisemo kwica. We ubwe nta kundi kuntu yari kubigenza, mu by'ukuri nyina yarabimubwiye nawe ahita abikora. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko iki gihanga nta kintu cyamumariye, nubwo bakijyanye nta kintu cyamumariye. Kandi hari ikindi kintu yagombaga gusaba kikamugirira umumaro, ndetse kikazanamugirira n'umumaro mu gihe kizaza. Ntabwo yigeze abitekereza. Ikintu kigaragara ni uko uyu mwana w'umukobwa icya mbere yasabye atatekereje, yagiye kubwira umwami ati niki atabitekerejeho. Ibyo mama we yamubwiye yabikoze nabyo atabitekerejeho. Ibyo yagombaga gusaba bimugirira umumaro nabyo ntabwo yigeze abitekereza. Ntekereza ko yabitekerejeho nyuma akavuga ati ariko buriya kiriya gihanga ese kimariye iki, ese buriya byamfashije iki? Kandi mu by'ukuri hari ibintu byinshi bari bakennye, ariko uriya mugore nta kindi yari akennye uretse kumva ati reka nibanire n'umwami, reka uriya muntu mbangamiye mukureho. Hari abantu benshi usanga babona ko abandi ari inzitizi mu buzima bwabo, ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiriye. Ntabwo ukwiye kubona umuntu ngo umubone nk'inzitizi mu buzima bwawe, ahubwo wakagombye kumubona ko ari umuvandimwe wawe. Uyu mwana w'umukobwa rero yasabye nabi ndetse mu buryo bukomeye. Hari ikintu rero dukwiye kwigira kuri uyu mwana w'umukobwa, ikintu gikomeye cyo gusaba neza. Yasabye nabi, dukwiye kubigaya ndetse tukamwigiraho yuko mu gihe Imana iduhaye amahirwe cyangwa undi muntu akaguha amahirwe yo gusaba, musabe ibintu bifatika bizakugirira umumaro, bizakubeshaho. Kuko bazanye ngo igihanga cye kumbe cya Yohana bagiha wa mukobwa, nawe agishyira nyina. Noneho abigishwa ba Yohana baraje bafata umurambo wa Yohana umubatiza bajya kuwushyingura. Bashyinguye umurambo wa Yohana umubatiza. Uwo mugore nimba akiriho na n'ubu, uretse ko atakiriho, ubwo igihanga aracyagifite. Hari abantu rero benshi bicaranye ibihanga, abantu b'Imana, umurambo barawutwaye ariko bagasigarana igihanga. Ntukagire uruhare mu gupfa k'umuntu, ntukagire uruhare mu gukena k'umuntu, ntukagire uruhare mu bintu bibi bishobora kuba ku muntu, ahubwo jya ugira uruhare rwo kugira ngo umuntu runaka atere imbere, kandi aho kugira ngo umwambure ubuzima,
umuhe ubuzima. Uyu mukobwa rero hari ibintu byinshi nanjye namwigiyeho, ariko ntago nabyimwigiyeho ibyinshi kuko ari byiza, ahubwo namwigiyeho ibi bintu kugira ngo njye ntazabikora, ntago njye nabikora. Icya mbere tubwiye kwiga muri iri somo ni uko tudakwiye koshya abana bacu, ntitubatoze ibintu bibi. Ari abo turera, ari abo twigisha, bose tukabatoza ibintu byiza, tukabatoza gukundana, tukabatoza gusaba ibintu bibafitiye akamaro, tukabereka ibibafitiye umumaro n'ibitabafitiye umumaro. Ibitabafitiye umumaro bakabireka. Ikindi kintu nigiye kuri uyu mwana w'umukobwa gikomeye, umva ko yari azi gushyiraho umuhate, yari azi gukora cyane, ariko mu by'ukuri nta bwenge yari afite. Nta bwenge yari afite ko we ubwe nimba yari umwana mukuru yagombaga kwicara agatekereza akavuga ati ariko niki nkwiye gutekereza, niki nkwiye gusaba. Buriya iyo umuntu abuze ubwenge asaba nabi. Hari indirimbo ivuga ngo dusaba nabi ntiduhabwe, kuko dusaba ibyo dukennye, ntabwo tubasha gusaba ibyo dukennye byose. Mu by'ukuri hari igihe ureba umuntu ukabona ari gusaba nabi. Uyu munsi ntabwo ukwiye kujya imbere y'Imana ngo usabe ibiryo, ngo ejo usubire imbere y'Imana usabe ibiryo, ahubwo saba akazi cyangwa usabe icyo gukora kugira ngo uzabashe kwihahira. Ujye imbere y'Imana usaba umwenda, ejo wongere usabe umwenda, kuko ukeneye imyenda, abana bawe bakeneye imyenda, inshuti zawe zikeneye imyenda. Ahubwo saba akazi cyangwa usabe ikintu cyazajya kivamo amafaranga agura ya myenda. Ni ukwiga gusaba neza. Hari umuntu rero wasabye neza cyane. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 4 umurongo wa 9, usoma ahantu hari umuhungu witwa Yabesi. Yabesi amateka avuga ko mama we yari yaramubyaye mu buryo bugoye cyane, ariko ngo yari yaramubyaye afite agahinda. Ntago nzi impamvu yari afite agahinda, birashoboka ko wenda yaba yaramutwise atabishaka, cyangwa se akamutwita muri situation itari nziza. Ariko ngo yamubyaranye agahinda. Ariko uyu mwana w'umuhungu we yabonye agahinda yavukiyemo, arangije ngo asaba neza, atakambira Imana. Inshuti yanjye itakambiye Imana irakumva. Ngo atakambira Imana aravuga ati icyampa ukampa umugisha. Icya mbere yabwiye Imana, arayibwira ati Mana wampa ukampa umugisha. Umugisha ni ibintu byose byiza biva ku Mana bikuzaho. Umugisha hashobora kubamo urugo rwiza, umugisha hashobora kubamo abana, umugisha hashobora kubamo inzu. Ibintu byose byiza bituruka ku Mana nibyo twita umugisha. Aravuga ati uwampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye ukayagura, nkaguka cyane, nkaguka mu bwenge, nkaguka mu butunzi, nkaguka mu byo nkora, nkaguka mbese icyo yasabye ni ukwaguka cyane. Arangije aravuga ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Imana ishimwe. Uyu Yabesi yasabye neza, asaba umugisha, arangije arasaba kwagurirwa imbago, asaba ko ukuboko kw'Imana kwaba kuri we, arangije asaba ko Imana yamurinda ibyago. We yari yaravukanye umubabaro, akurana umubabaro, arangije avuga ati nta kindi nasaba Imana uretse kuyibwira ikaza ikabana nanjye, ukuboko kwayo kukaba kuri njyewe, umugisha wayo ukaba kuri njyewe, kandi ikandinda ibyago ntibingereho, ntibinambabaze. Mwumva Yabesi yasabye neza, kandi koko ngo Imana yahise ibimuha. Icya mbere Imana yamuhaye umugisha. Ntabwo tuzi umugisha yamuhaye, ariko yamuhaye ibyiza byose bishoboka. Imana yamuhaye ibyiza Yabesi yari yayisabye. Imana irangije imwagurira imbago, yamuhaye gutwara, imuha ubutware. Irangije ngo ukuboko kwayo kukaba kuri we, ukuboko kwayo kwiza. Irangije imuha n'ikindi kintu gikomeye, imurinda ibyago.
mu by'ukuri uko niko dukwiye gusaba Imana, tukayisaba ibintu bidufitiye umumaro kandi tukayisaba ibintu bizagira icyo bimarira ubwami bw'Imana ndetse n'abantu b'Imana. Saba ibintu bizagira icyo bimarira sosiyete n'Imana yakureba ikabona uri uwo umumaro. Inshuti zanjye rero, inshuti za Idarike TV, ni ukuri ni ikintu numvise nifuje kubaganirizaho cyane, gusaba neza. Ntitujye dusaba Imana ibintu bibi, ntugasabe ngo abanzi bawe bapfe.